ese ubundi muhera kwande watanzweho igitambo mugenda muhereye kuri inde nande ko hari n'abandi benshi mwibagirwa ariko hari ubuhanuzi muri gushyiraho ngo uyu yari yabivuze mugashyiraho ibintu bitari byo kubigambirira gusa kandi ndabinginze mutabare mwene data Donati. Abakunzi bacu babana natwe umunsi ku munsi nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose ndizera ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza ibi bikaba bitakoroheye reka ngubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Iyi ni Impemburo TV n'ijwi ry'umukanguzi TV, ngewe nitwa Vitani Hinyurwa. Uyu munsi ngize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana yitwa Evangeliste Anicet Niyomugabo. Muraho neza? Ubugingo ni amahoro. Yego. Kandi iyo ubugingo burinzwe tuba dufite n'ibyiringiro by'uko umubiri nawo wamera neza. Yego. Naho umubiri bajya bavuga ngo sinzi uburyo ndi bubivuge mu Kinyarwanda kugira ngo bize kugira ubu buryo bigira, ariko dufite amarangamutima tutavuga ko ntabwo ari ay'ibyishimo. Yego. Ni inkuru y'umubabaro yatangiye ku munsi wo kuwa kane mu ijoro kugeza na magingo aya y'urupfu rwa Theo Patse Theo Nzahuke n'umuhanzi umukozi w'Imana umuhanuzi Donati bitabye Imana. Ni inkuru yashenguye abantu benshi ndetse n'uyu munsi mwayakiriye muti ino nkuru? Ku ruhande rwanjye nibisanzwe ko umugeni wa Kristo ataha, kuko ikintu cyo nzi kandi nemera iwabo w'umuntu ntabwo ari aho yirirwa, iwabo w'umuntu naho ataha. Byari aho Donati we twaranabanye cyane, yari inshuti yanjye mu buzima busanzwe. Ntekereza ko kuva nabaho napfushije abantu benshi, hari n'abapfuye ndeba ndetse banapfa nabi, ariko umunsi Donati ava mu mwuka numvishe ko aribwo mpfushije. Yego, numvishe ko aribwo mpfushije. Hanyuma ni nacyo gisobanuro cyo gupfusha nyine, ni uko uba uri umuntu mu bandi. Yego. Ntabwo byoroshye, byumvikana ko mwagiranye igihango gikomeye cyane ko muri iyi nzira y'ivugabutumwa biragorana kubona umuntu ugutega amatwi mukaganira. Gupfusha rero umuntu ugutega amatwi biba bisa no gutakaza igihe cy'ubusore bwawe. Reka tuvuge ngo mwihangane kandi mukomere, dore ko twakiriye n'amakuru ko Donati yari imfubyi, tarafite umuryango, ari nacyo kintu cyashenguye imitima y'abantu benshi cyane. Donati ntabwo ari imfubyi kuko atari afite umuryango, ahubwo yaba imfubyi abakristo bamwibagiwe. Kuko ubundi gukizwa no kugira umuryango. Ntabwo ntekereza ko uko abakristo tungana twari dukwiriye kuvuga ngo umuntu ni imfubyi kandi duhari. Twari dukwiriye kuboneka muri uwo mwanya. Nibyo umuryango wa kavukire we reka mvuge ngo ntawe uhari, n'uhari ntufite amaboko yakifasha ibi byago. Nubwo nta muntu wifasha ibyago, niko n'umuco nyarwanda uri ntawe wifasha ibyago n'ibirori. Buri muntu wese akenera amaboko, ariko mu by'ukuri ntibafite amaboko yaremererwa n'iki cyuho kibaye kuri Donati. Yego. Ntabwo byoroshye. Hakimara gutangazwa amakuru y'uko Donati yitabye Imana ku mugoroba w'ikiriyo mu rugo kwa Pastor Theogene, nibwo hamenyekanye amakuru y'uko morgue yabuze yuzuye, morgue iboneka Igicumbi, ariho bajyanye umubiri wa Donati. Byabaye nk'ibintu bishenguye abantu, ndetse banatekereza ko itorero rishobora kuba rirobanuye ku butoni cyangwa se rikaba ryirengagije Donati, dore ko umuryango bavugaga bamushyiriye ntawe uhari, nk'uko amakuru yagendaga agera ku bantu bamwe na bamwe.
mu by'ukuri ntabwo ngiye kuvuganira itorero, wenda ndasubiza wowe. Ntabwo mpagaze mu ruhande urwo ari rwo rwose rwo mu itorero, kuko cyane ko n'iryo torero muvuze ntacyo ndi cyo muri ryo, ndi umukristo, nta departema n'imwe nyobora ku buryo nakitwaza icyo. Ntabwo nje mu izina ry'itorero, ariko kimwe muri byo murugo ishobora kubura, ariko nanone ntabwo yabura burundu i Kigali, kuko abantu baba mu bitaro barabizi ko murugo ishobora kuzura bakajya basimburanya abantu. Byakunda, kuko yo ishobora kuba yari kubura i Kanombe yarari ikaboneka i Masaka, ishobora kuba yari kubura i Masaka ikaboneka Faisal cyangwa se Hashika cyangwa Kibagabaga. Hari amavuriro menshi. Ibyo ari byo byose, impamvu bashobora kuba barabonye Gicumbi ni uko ari hafi y'aho Donati yavukiye, ko avuka Gicumbi ahantu bita mu Yaramba. Hanyuma kandi abo bake bahari, amakuru njye mfite bakeya abo bahari bo mu muryango we, babonye ko bashobora kutagera inaha, baje gushyingura inaha, bo banahitamo ko yashyingurwa hariya, kugira ngo nibakenera kugisura, murabizi ko hari abantu bagira n'umuco wo gusura ibituro, nibakenera gusura ibituro basure n'uwabo ari hafi. Niyo makuru mfite, ari nayo mpamvu yatumye Donati ajyanwa i Gicumbi. Nababwiye ndabiseguraho, ntabwo mvugiye itorero, ariko si yo mpamvu, ntabwo itorero ryaruboneye ku butoni, keretse ahari habaye hari ibindi bibyihishe inyuma ntazi. Njye mvuze ku ruhande rw'ibyo nzi, kuko nta ruhande na rumwe rushobora kubaho rudakoze ibikwiriye. Abantu bagiye bagaruka kuri iki kintu, baravuga ati se mu by'ukuri ko Donati yabaga kwa Pastor Theogene, kandi bakaba baguye mu mpanuka, ikiriyo nticyakabaye cyabereye kwa Pastor Theogene, ndetse no ku munsi w'uko ikiro kizabera mu rusengero rwa ADEPR, naho kikaberamo cy'umubyeyi n'umwana, nk'uko wenda byagiye bigaragara. Abantu bibaza impamvu wenda babatandukanije, abantu basa nk'aho ariko reka nse nk'ubunganiraho gatoya, kuba ari gutyo byagenze. Reka mbunganire, mbibutse uburenganzira bw'umuntu aho buhera. Daboro, iyo umuntu uyu munsi agira umuryango avukamo, iyo amaze kugira umuryango agira igihugu aba avukiyemo. Iyo agize igihugu, hari amahitamo amwemerera guhitamo aho asengera. Niba ntibeshye mu mategeko nigeze nabinyuzamo ijisho, nsanga ni kuva ku myaka 17 n'umunani. Uretse iyo bateganyije 17 na 18 abayifatira umwanzuro, ariko n'uwa 15 ntabangamirwa mu myemerere ye. Ni ukuvuga ngo rero agira amahitamo yo guhitamo itorero mu gihe akuze, ariko itorero ntirimugiraho uburenganzira buruta bw'ibyo byiciro bibiri, leta n'umuryango. Rero na leta ntabwo ifata umwanzuro wo gushyingura ahantu umuntu mu gihe ifite umuryango niwe ubigiramo uruhare. Rero umuryango we ashobora kuba yarabaye aho, akarererwa hafite aho aturuka, umuryango ukifuza ko umuntu ataha mu gihe cyo gutaha nyine, kugira ngo babone uko bamuherekeza bari hafi. N'uyu mwanya tuvugana ntabwo ndamenya uko biri gushyingura Donati. Ukurikije n'uko biri, ntabwo ndamenya ngo turabaza nde, biracyagoranye. Umuntu aragera aho abaza ngo ni ba runaka babirimo, wagera aho baza ngo ni runaka, ariko byanze bikunze turi abantu kandi dufite uburenganzira. Birumvikana ko icyo tutari buze kumenya, niko nabitekereje, ubwo ntigihari. Ubwo rero n'abo tutabona ntibahari. Abo tuza kubura rero twebwe turaza kwisanga aho twari dukeneye abandi. Yego. Mu makuru wenda amaze kwakira nuko Donati gahunda ihari iteganijwe ko azashyingurwa ku wa 4. Gusa aho byabaye ikibazo, abantu bibaza ati se nashyingurwa ku wa 4, tewe yashyinguye ku wa 3, ni bande bazaboneka kujya kushyingura, dore ko wenda abantu bashobora kuzaba bananiwe. Abandi baravuga uti byari kuba byiza cyane kurutaho iyo baza gushyingurwa hamwe umunsi umwe ku isaha imwe,
ariko wenda ntibyakunze, ariko niko abantu babyifuzaga. Mu makuru wenda twagiye twakira ku mpande z'abakunzi babo, ku mpande z'ababugufi bwabo, niyo makuru nyine kugeza ubu ahari. Okay, mbo ubundi ikiriho niba habonetse umunsi wo kumushyingura, ubwo habonetse n'abazamushyingura, kuko bateguye uwo munsi wo kumushyingura bakabitangaza, ubwo ni nabo bayoboye icyo cyiciro cy'imihango yo gushyingura. Twebwe icyo tumenya niba koko uwo munsi wo kuwa kane ari impamo, icyo turi bumenye nuko tugomba kumenya ngo ni uwo munsi, ni Gicumbi tugatabara, kuko niyo yashyingurwa hehe abantu bo tuzajyayo. Kandi rega abantu bose bazajya gushyingura bakaza bananiwe, hari abatazajyayo ariko abandi benshi bazaboneka. Kuko na Donati ntabwo yabanye nabi Vita, yayoboye icyumba aho ngaho ibyumba, yari afite icyumba, yayoboye icyumba cya hano kuri ADPR hano Igiti, njye najyaga nanajyayo, hari icyumba yayoboraga, twajyaga tunasengayo nijoro, cyuzuye kirimo abantu, keretse niba cyari kirimo abantu cyangwa Donati yari afite abantu batagira ubumuntu. Ariko niba hari abantu bari bafite ubumuntu bizakunda, tuzatabara cyane ko hari ibihe bidateguza. Yego, hari ibihe bidateguza, ibintu bidateguza bibaho n'ibyago birimo. Yego, ntabwo byoroshye, ariko nta kundi niko bigenda nyine muri iyi si, turi abagenzi. yego turi abagenzi, nubwo buri muntu nyine atazi ngo azinjirira he. Buriya hariya niho binjiriye nyine, bari bagiye Uganda bagiye. Donati yaragiye aherekeje mushumba kwakira abashyitsi, yarabakiriye bose baragumana, Donati aramuherekeza bose baragumana. Bakoze urugendo nk'urwa Enoke n'Uwiteka, Imana niyo yajyanye na Enoke, Enoke ntiyagaruka. Na niyo nshuti Theo nawe niko yajyanye na Donati, ndetse n'abariya bene data. Nta kundi, niko Imana yabishimye. Yego, nta kundi. Reka ngaruke wenda ku kintu cy'ibitambo biri kuvugwa cyane muri social media, ko umushumba Theo yaba yatambwe n'abakozi b'Imana bagenzi be. hanyuma se Donati na bariya bo bakaba batambwe nande? Niho hantu biri guhita bigoranira. Ubwo se si ukunyagiranwa n'abandi warangiza ukavuga ngo ni njye natose? Niba abantu bapfuye ari bane, ukatwereka impamvu y'urupfu rw'umwe, watweretse n'iya babiri, rega nta bugingo buruta ubundi. Umuntu yarusha undi amaboko y'imirimo yakoze mu isi, ariko nta bugingo buruta ubundi. Icyo cyo mukimenye ko ubugingo bwa bariya ba diaspora bari baje ni ubugingo. Ubugingo bwa Donati ni ubugingo, n'ubugingo bwa Theo ni ubugingo, kuko bwose bukomoka muri Kristo. None se niba batanze Theogene niyo nshuti, Donati we yatambwe nande? Ni ikibazo. Oye, uri umunyamakuru wenda ba ku ruhande rwa rubanda, nayo rore yanyu. Noneho nanjye munsubize, niba Theogene niyo nshuti bamutanze, umuntu wese uri guhamya ko Theogene niyo nshuti bamutanze, ari no guhakana ko nta bugingo afite. Nicyo gisobanuro. Kuko niba ari igitambo, d'abord niyo nshuti Theogene ni umwizera, sibyo? Niba ari umwizera, yarenze urwego rwo gusumirwa n'ibiganza by'ababi. Ikimana yakora ni kimwe, yatanga ibye bigakorwaho, ariko we ntatango. Hari ikintu abantu bajya bavuga ngo Nayobu yaratanzwe, hari kera muri Ancien Testament, kuko uretse Nayobu Satani yakozeho, na Samweli baramushitse aragaruka. Ariko uyu munsi abera ntabwo bahamagarwa n'abapfumu. Icyo mukimenye ko abera bafite amaraso ya Kristo. Niba rero abera bafite amaraso ya Kristo, nimwemere ko umuntu wese ufite amaraso ya Kristo afite n'ubudahangarwa nk'ubwa Kristo, kuko amaraso nibwo buzima, ubuzima nibwo bugingo. Hanyuma se
wowe uri kuvuga ngo yatambwe ni amakuru y'umwuka ushobora kuba ari wo. Njyewe ndabemerera bombi. Ni nacyo gisobanuro cya social media, sibyo? Social media ni tere ya rubanda, buri muntu wese ahatangira igitekerezo, sibyo? Ariko nimubanze murebe, ntabwo ari umwuka Satani abamenyemo abakwijemo wo kugira ngo musigare mutuka itorero ryakomeretse. Kizita itorero ryakomeretse ryabuza abantu, ariko kandi mutangiye kurituka ngo ryatambye abandi. Kuko ntabwo niyo nshuti ari umukristo wa ADEPR, ni umukristo warizwa muri ADEPR ukorera mu matorero yose. Yego. Ni ukuvuga ngo niba aba muri ayo matorero yose muri gutuka amatorero menshi. Njye ntabwo ndi ku ruhande rw'abantu bavuga ngo yatambwe, kabone niyo wampa ibimenyetso bisa n'ibya marayika ntabyemezwa ari uko ngeze mu ijuru nkabura Theogene. Nubwo bishobora ko tutazongera no kubonana, kubera ko mu ijuru ntabwo tuzasanga yambaye umwambaro w'umubabaro cyangwa w'imirimo yakoze mu isi. Ariko ikintu gihari cyo nizera ni kimwe, ntabwo ari bwo bwa mbere abakirisitu baguye mu mpanuka, sibyo? Bibaye ari Theogene wamutanze sabo muri korari Impuhwe batanzwe nande? Ze muratekereza ko iriya mpanuka muratekereza yisha abaruta baguye mu mpanuka ya korari Impuhwe? None se muratekereza aba baraguye na ambassadors se byagenze bite? None se ntabwo ari kiriya gusa, hari n'indege zakurashinze tuzi zaguyemwe abantu, sibyo? N'amato ararohama. Yego. Ahubwo iyo logique iri kuvahe? Noneho niba mwabonye rero batanze niyo nshuti Theogene, muze kutubwira batanze Impuhwe bo bari bande. Ntabwo ari ibitangaza impanuka zicyura abantu, atari n'ibitambo, sibyo? Ko mu Rwanda dufite akarorero, dufite urugero twareberaho, sibo bonyine rwose. Yego. Ndibaza wenda biraturuka he, cyangwa se mubona inkomoko yo kugira ngo bibe byavugwa ko ari ibitambo niye? Wenda ntibishobora kuba bituruka kuba hamaze iminsi hariho imfu z'abakozi b'Imana kandi bameze nk'aho ari abastari bazwi kuri social media. None se Vita, ubundi ni ryari ni ikihe gihe kindi cyabayeho abavugabutumwa ku rugero bazamuka nk'iki gihe? Subira inyuma, reka tuhabare. Subira inyuma, twagiye tugira abavugabutumwa benshi, ariko hakazamuka nka babiri cyangwa bangahe. Yego, ugasanga umuntu umwe aradominiye, azenguruka yes, ari umwe, sibyo? None uyu munsi twari dufite abavugabutumwa benshi, niko itorero ryarakuze. Noneho nanjye munsubize, uyu munsi ubaye ufite umwana umwe, sibyo? Ngewe nkagira abana 5, noneho bikaba ngombwa ko haza ikica abana, pfushije 5 pfusha umwe, uhagira imva nyinshi ninde? Pfushije 5. Impamvu rero muri kuzibona ziriho nuko bahari benshi, sibyo? Nuko abantu bahari, kandi iyo abantu bahari nyine barapfa. Iyo abantu benshi bariho hari ibintu bibiri biba, barabyara barapfusha. Yego. Naho kuvuga ngo ni ibitambo ngo kuko mu mpfu z'abakozi b'Imana, ese ubundi muhera kwande? Watanzweho igitambo mugenda muhereye kuri inde nande? Ko hari n'abandi benshi mwibagirwa. Murahera kuri ninde muheraho? Iyo bavuze kuba bagiye nk'ibitambo, bamwe bavuga ko ari amarozi, abandi bakavuga ko ari ibitambo. Hari umunsi se mutaroze ko butatwishe? Ubundi ni ryari twabayeho uburozi budahari? None se ubundi ni ryari twabayeho abatanga ibitambo bo badahari? None se ubundi wagize ngo twe dusigaye turiho dutinya abatanga ibitambo? Ahubwo turiho tubabwira ngo ntituri ibitambo muzabona kuko dufite ikindi twizeye. Icyo cyo mucyemere byanze bikunze. Naho abari kuvuga ngo ni ibitambo bari mu ntege nkeya zo kutemera no kwizera. Nta mushumba n'umwe uba mu isi ukenewe na Satani, iki mukimenye. Nta mushumba n'umwe uri mu isi ishaka, nta n'umwe. Imbona isi bahiga ndetse na Satani akaba urakoze. Ibahigira ikiza? Ibahiga nyine kuko itabakeneye. Ibaye rero yashoboye gufata ibitambo yabamarira ku icumu.
uri kugenda ukumva niba koko none se nta muntu uriho mu bwami bwa satani ukenewe atungukira satani, sibyo? ni ukuvuga ngo rero niba uyu mwanya ari bwo mugira ngo nibwo impfu zibayeho, daboro barapfuye nuko mwari mutabazi. Icya kabiri, barapfuye nuko mutari mufite ubwenge bwo kubamenya, mwari mukiri bato mutarakura. Njya nkunda kubwira abantu ngo byahozeho niko twari tutaragira ubwenge bubitahura. Ikindi, kuva iburengerazuba ukagera Kagitumba, nagenda nkubwira abakozi b'Imana baguye bagwa mu mpanuka, sibyo? Hari umukozi w'Imana waguye witwaga Martine, yitwaga Martine, yasengeraga mu Burunga. Nakubwiye korari Impuhwe, nakubwiye Ambassadors. Izo si impanuka zagiye zica abantu. None se ibitambo sinzi iyo logique sinzi yariyo. Niba ari umwuka ubivuze, ntabwo umwuka waza kukubwira ngo umuntu agiye mu gitambo, ahubwo umwuka waza kukubwira ngo uyu muntu ni mu musengera arokoke ntabe igitambo cya Satani. Ntabwo umwuka aza kuduha amakuru y'abananiwe, icyo cyo muzagikureho. Umwuka ntajya atanga ayo makuru. Bananiwe banatabarutse ntibibaho. Rero impamvu nakubwiye ngo abantu bari muri uwo mwanya, bari muri iyo side, ngewe sinemerana nabo. Ntago nemerana nabo. Bagiye batangaza n'insengero ngo abo bantu bagiye bajyaho ngo bakuyeho kwandura. Bamwe bakanatekereza ngo impano babahaga. None se Vita, nta mushumba wakandagiye ku ruhimbi rwo kwa Ernest mbere ya Niseti. Muri kubitinya kubisobanura. Bavuze kwa Ernest bavuga ngo umushumba utanga amasaha. Niba ari na hafi yongera nyihera kandi gasaha nge ndagakunda, nge cyakora ntiyampaye isaha, yampaye inka. Ari no mubona akirahira. Yego. Uretse n'icyo, uruhimbi rwo kwa Ernest icyumweru kimwe afunguye itorero, icya kabiri ninjye wahigishije. Nafashe iminsi 14. Uhari uri kubwiriza. Mpari ndi kubwiriza. Abantu baraharabita. Icya kabiri. Niwe wenyine, ntabwo ari niyo nshuti Theogene yahaye impano gusa. Yahaye impano mbakubarire. Bose ndabazi ko biri kuri social media kuvuga umuntu wagiye ku karubanda nta kibazo. Ntabwo ari vie privée y'umuntu. Yahaye impano mushumba, uyu mubyeyi mushumba w'umumama Pastor Deborah. Yego. Yamuhaye impano, amuha n'amadolari. Mutesi yamuhaye impano. Nta mbabazi yahawe impano. Uwitwa Peter wo ku Ruyenzi yahawe impano. Aniseti niyo mugabo. Yego, ahawe impano. Dukomeze turondore n'abandi, turaza kubarambira kuko Ernest agira ubuntu aha benshi. Ubuse mbabwira abana yagiye akorera amakwe, mbabwira imfubyi yagiye arera se, mbabwira abo yagiye yishyurira inzu. Mbabwire, ntabwo wibuka turi kubakira umuntu inzu, amabati yasakaye iriya nzu ninde wayatanze? Si mushumba Ernest? None se kuki ayo mabati atarashya se? Kuki Aniseti atarapfa se? Mwagize ngo hari n'umuvugabutumwa ahagaze inshuro nyinshi kwa Ernest nka Aniseti? Muri mwese ninde yasigiye itorero ko yari insigiye agiye i Burayi? Narisigayemo bari mu masengesho y'iminsi 40. Kuki ntarapfa? Off camera hari uri kuvuga ngo nanjye ndapfa. Ndabyizeye 100% ko icyo atari igitambo, kandi ndabihamya neza 100% ko bari kuvuga ko ari igitambo. Ni umwuka Satani yabamenyemo kugira ngo batuke itorero. Nkumvisha amarikode y'abantu mfite, ari abari hanze batinyuka bakavuga abashumba benshi ngo runaka araroga. None se ubundi mwagize ngo ubupfumu buturukahe? Ubuhanuzi n'ubupfumu biravukana, kuko ni n'ikinyarwanda kimwe, nuko ahubwo tutabitwara muri context imwe. Kuko ubupfumu ni ukureba ibihishwe, nicyo kinyarwanda bakuru barabizi. Ni ugupfumura ukamenya ibiri inyuma y'ibindi, nibwo buhanuzi. Nta mushumba n'umwe uriho wakemerwa n'abantu bari mu mwuka nyine wa Satani. Kandi narabibabwiye mpora mbivuga, umuntu yatemera amavuta ntamukorera.
sibyo kuba mutemera abantu si igisobanuro cyo kubaharabika, ariko kandi niyo mubavuze tumenya uruhande rw'abizera n'abatizera, nabyo ntabwo ari ikibazo, kuko njyewe nemera abantu baba opoze bakabyerekana. Nanjye ndi opoze bavuga ko ari igitambo, kuko niyo nshuti ari muri nibature. Imana yamunyuzemo, reka twe kuvuga hano, aravuga ngo hano hari umugeni wa Kristo byihuse, sibyo? None se niba bihanuye ko ari umugeni wa Kristo, mwebwe mu muhinduro wishingiye gute kandi yabaye uwashyingiwe? Ikibazo umukwe yatanze itangazo ko hari umugeni arabivuga. Imana yatumye ku muryango wa niyo nshuti, mwene data Tisiye, tumwita Titi, yarabihanuye. Ubundi buhanuzi mugenda muhuza njye sinanabwemera. Hari n'ubuhanuzi mugenda mupfundikana, ntabwo nshaka kugira uwo ngusha muri iki gihe cy'ibikomere, ariko hari ubuhanuzi muri gushyiraho ngo uyu yari yabivuze mugashyiraho ibintu bitari byo. Ubuhanuzi bw'iteganyagihe, umuntu aravangiye wapfunyikiye abantu ngo baguhaye iki kivuyemo ikindi ngo ni Imana yabivugaga mu marenga, baharababeshya. Mwe kubeshyera Imana, biriya ni ibintu bari kubeshya. Imana iravuga igasobanura ibyo ivuze. Imana se ninde wababwiye ko confusing abantu? abantu zigabwa confusing abantu, ndetse batangira kubyemera ko nyine imuhaye visa y'iteka ryose. Okay, nabyo narabyumvishe, wenda ugusobanuye ibyo. Hari n'ibindi visa y'iteka ryose, se what does it means? Ntabwo yaba ari visa, yaba nationality. Ntabwo yakitwa visa, kuko visa umuntu aba azongera gatatu. None se visa ni iki? Ni icyangombwa kikwinjiza kigusohora. Gutuma ntekereza cyane. Abarokore mwarakenyeye utuntu tw'amafuti nitwo mwitaho, ibindi bintu mukagira, nimurekeraho kubeshya. Nta muntu nshaka gukomeretsa muri ibi bihe. Uko bamubuze niko twamubuze. Ariko niba koko mwemera ko ari umukozi w'Imana, mureke kumuherekeresha amagambo y'ibihomvu apfuye, nimureke niba ari umutagatifu. Ariko mujye mwemera n'imirimo abantu bakoze, tunubahe Vitali, twubahe. Umuntu ni umupastor azirura ibintu bizira. Sinjya mbibabwira hano buri munsi. Njyewe niyo nasengera umuceri, niyo nasengera umugati nkanawikorera, ntiwakitwa igaburo ryera. Ntabwo wakitwa igaburo ryera. Ariko umuntu yarasizwe, ugiye kuvuga ngo atanze umuntu mw'igitambo, ariko murumva imivumo muri kwikururira. Ariko umuntu wowe ubwawe ntushobora umupastor afite uburenganzira bwo kwinjira mu rugo rw'umusore n'umukobwa bakundana, yarangiza akavuga ngo mbagize umwe. Umuryango udahari, aba bantu bakaba urugo Imana ihaye umugisha. Wowe warangiza ugatinyuka kumuvugisha akanwa kawe nkako kuko uzi kuvuga amatiko. Ariko abantu ntibanagira isoni. Umuntu uhagarara ugira umwanya aho Imana ivuga ngo niho yicaye, ikavuga ngo mbicaje aha, hakitwa izina ritandukanye naho uyu uri kuvuga yicara. Ariko Vita, uretse no mu muco icyo twita uruhimbi ni iki? Wagize ngo ibikoresho byose bijya ku ruhimbi? Ibikoresho bijya ku ruhimbi bibonerwaho umugisha n'umuvumo, no mu muco niko bimeze. None uratinyuka umuntu Imana yashingiye intebe ku ruhimbi rwera, ukajya kuvuga ngo yagiye kuzimu mutahuriyeyo? Ese uwo mwuka uguha amakuru w'abakora ibibi, kuki ataguhaye amakuru yo kubohora uwo bagiriye ikibi? Niba ari umwuka w'insinzi koko. Nukuri uyu ni umwuka wo gushira isoni. Njyewe narabibabwiye Vita, narabibabwiye bashumba, inshuti z'umusaraba, ababyeyi banjye mumbabarire, suko ntabona amafuti bamwe bagira, ariko si mfite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuyavuga. Ubwo ni ubukenya, ni ukutarerwa. Kutinyuka umushumba ngo ni runaka watanze umuntu. None se uri muri reception, ukora kuri reception, niba uri receptioniste w'ahantu bandikiye raporo y'abagiye kugenda. Twari dukuriye gutabara tukabana n'abasigaye, ahubwo kandi niba uri umuntu muzima koko, kambwira uyu muntu uri gutangaza ibi bintu,
niba uri umuntu muzima koko umuntu wawe apfuye Vita nkaza nkakubwira ngo hori yapfuye kubera ko bamutanzemo igitambo kandi wapfushije ese ndi kuguha inshuti se muri bamwe basigaye cyangwa ndi kuguca mu bantu urumva misiyo satanike iri inyuma y'ibi bintu daboro bari gufata umuryango wasigaye bakawangisha insengero zahaye nyakwigendera ikaze bagafata umuryango usigaye bakawunyaga amaboko yafashe nyakwigendera kiriho ntabwo ari umwuka w'Imana ni esprit satanique ibiri inyuma kugira ngo bagonganisha abasigaye sibyo kuvuga ngo impfu z'abakozi b'Imana ninde muri aba bapfuye utarerekanwa impamvu yatumye apfa reka tuvuge ngo ni amarozi ese koko ibisubizo bya muganga nicyo byatangaje tekereza ko wenda muri autopsy zaba zarakozwe atari byo byatangaje none se niba autopsy yakozwe igatangaza ikintu wowe urinde wo kukivuguruza none se Vita reka tugaruke kuri mushiki wacu Haleluya yapfuye tumuzi tumubura nk'amaboko yacu sibyo yari urugingo rwacu ariko se niwe mugore wari uri muri morgue wenyine wapfuye ari kubyara hari hapfuye n'abandi icyakora niwe wari uzwi cyane nawe cyangwa nanjye n'abandi bari bafite ababazi ariko kuba hapfuye abo tuzi ntibisobanuye ngo ni ibitambo ngo hagiye hari mushiki wanjye umwe ni inshuti yanjye twarabanye muri covid twarakoranye yari umukoresha wanjye Giselle yaratabarutse abo bose nibaruhukire mu mahoro mbo amagambo tuvuga ntiyabageraho sindi mu bantu bizera ko ibyo tuvuga bigera ku bapfuye ariko icyo nzi neza nuko ukuboko k'Uwiteka kwemeye bagera mu isi kukanabafata kukabatwara ni kwiza kuruta uko Imana yabareragamo sibyo amaboko yabareraga nshuti z'umusaraba ibiganza byabafashe mu maboko umugongo wabahetse yewe ibiganza byabatamitse amariba bavomyeho amasahani baririyeho saa y'umumaro nk'aho bagiye mwarakoze mu gihe cyanyu nshuti z'umusaraba mu izina ry'abagereka mbashimire ariko noneho nongere mbibutse ngo aho bari niho hari amaboko aruta yabagaburiye hari amaboko aruta ayagize kuko icyo wakoze warashobojwe uwagushoboje rero yabajyanye uwagushoboje gukora neza yabatwaye niba rero yabajyanye ndabinginze ni muhirimbanire kugerayo hari n'uwatubwiye ngo hari n'uwari uri kumbwira ngo tuzabona umuntu ngo uhagarara ku sikivi ninde wakubwiye se ko Theogene yagiye atushije reka da umuntu wese uriho agera he buri muntu agira icyateke nawe hinga hawe ahubwo buri muntu agira icyo cyate muri uyu murimo nta musimbura wundi sibyo Mose yaragiye Joshua arahagaragara iyo Joshua asimbura Mose agakorera mu kirenge cya Mose yari gufata inkoni ya Mose ariko se Joshua yakoresheje iki koresheje inkota inkoni barayibika yego sibyo iyo biza kuba ibyo ngibyo Elisa yari gusigara mu mwanya wa Eliya sibyo ariko agakora nk'ibyo Eliya yakoze ariko kuki yarengejeho se nuko cyari icyateke sibyo kandi impamvu Elisa yasigaranye umwitero ntabwo ari uko wari urimo imbaraga za Eliya iki mukibagirwe nuko Imana ihamagara Elisa ari we yabwiye Eliya gukoza kuri Elisa uriya mwitero yes none se ko mwasomye Bibiliya Eliya ahamagara Elisa yamugenje gute yamukojejeho umwitero ntiyanamuvugishije Elisa aramubwira ngo mbabarira njye gusezera Bibiliya iravuga ngo yaramubwiye ngo hari icyo nkubwiye icyatumye Elisa ashaka umwitero nuko ari wowe wamukozweho nuko ari wowe wamukozeho yarazi ijwi ryavuganiye nawe mu mwitero yego none se kuki atawusigiye abana b'abahanuzi reka mbahumurize niba abisiraheli barateraga bagatera bafite isanduku y'isezerano uyu munsi tukaba turwana tudasabye isanduku y'isezerano ni muhumure Imana yabonye igisimbura isanduku y'isezerano ntizabura
umuntu ukora. Ndababwiza ukuri ko ntitugikeneye Mose na Eliya, ntidukeneye isanduku y'isezerano. Umwuka w'Imana uri muri twebwe n'ubuzima bwa Kristo buracyabyara. Imana ifite abakozi benshi. Theogene niyo nshuti iruhukira mu mahoro, Donati iruhukira mu mahoro, bene data bandi nabo muri gushyira mu majwi ngo bishwe n'amarozi nibaruhukire mu mahoro aho bari, nibaruhuke nta cyuho cy'imirimo. Ntimwagiye mufite ereri nibura ngo babagaruye hari icyo mwakora. N'igitangaje ubababwiye ngo nimuze ntibakemera kugaruka. Ndakurahiye ntibakemera. Reka da, iyi si rimwe amagambo nk'aya wowe wayigarukamo gukora iki? Ubonye urwaho Vital ukayicika ukayiponyoka. Cyara iyi si Imana ibaha umugisha. Naho ngo bagiye babaha amasaha, ibitambo by'abashumba, impano y'umushumba. Uzi ko umushumba atanyambika isaha ngo ngume nambaye iyo niyambitse. Nyishaka hisi iyo kabutinde nagiye kwigurira nayambara nyishaka hiye. Umutambyi anyambitse isaha ngo njye wako. Abandi batambyi barubahwaga bakoresha ubufindo bw'utubuye, utubuye batera utubuye tubiri Elimu na turimo baduterera bagakora ubufindo barangiza bakavuga ngo Imana iravuze. None abandi barimwe ubuzima bwa Kristo ntabwo ari amabuye. Ushobora kuba ari uko wenda abantu batize batiga se sa madini yanze kwigisha abakirisitu. Murafata abakirisitu mukabagonganisha. Mu mbabarire nabyo mbivuzeho tubizira. Muragonganisha abantu, nimwigishe kubaha amavuta y'abantu. Nicyo gituma abana bashira isoni, abantu barabura umugisha kuko bananiwe kubaha ababayobora. Ntabwo ibi bintu ari byo. Dawidi sahunga Sawuli ari kwica abahanuzi yabigenjeje. Dawidi yaramuhunze, Abiyatari amugeze imbere. Dawidi se ntiyari umwami w'imitwe? Abiyatari se niwe wari waramwimitse? Yaramwubashya mwikubita imbere aravuga ngo ubwo nkubonye n'Imana ntiyabura kuvugana nanjye. Ni umutambyi abonye. Azanye iki se n'icyo Abiyatari yarazanye? Si ikanzu yaje nta nubwo yahunze yambaye. Ntiyahungiye Keyiri uyu munsi si muri Libani. Ntiyanahunze yambaye, ariko Dawidi yaravuze ngo ubwo mbonye ikanzu nkabona n'umutambyi wo kuyambara. Uwiteka ntakingiye kure. None wowe urabona umutambyi ugatyaza akarimi ko kumuvuga? bidanje. Burya nubona so na so wanyu bangana bari kurwana bafatanye mu majosi, uzahisha amaso yawe ko wabibonye kugira ngo batakuvumira rimwe. Amaso yawe uzayahishe ko wabibonye kugira ngo batakuvumira rimwe. Nugira amahirwe Vita, nugira amahirwe ukabona umushumba n'umushumba barahanganye, genza umugongo. Nugeraho batakubona ukuremwe ibirenge wiruke. Ariko ntimutangazwa nuko Mose ashatse umunyamahanga. Miriam aravuze ngo mfe. Miriam ni mushiki wa Mose mukuru, yaramuhetse. Yarakwiriye no gufata inkona agakubita. Narona araruta Mose. Mose yaravugaga ntibyumvikane, Mose akaba umuhanuzi we, Arona akaba umuhanuzi wa Mose. Bavuze ngo mfe, Imana iravuga ngo uzi ukuntu yabasubije, yarabwiye ngo mvugana na Mose kandi namuhisemo muhari. Barabemba kugira ngo bakurweho ibibembe byagenze bite? Si Mose. Mbabwira abantu bafite uruzerero bavumwe n'abashumba muri uyu mujyi wa Kigali bari kuzerera kubera umuvumo w'abashumba. Ubu muza abana dufite babaye abasinzi, muza abana dufite batorongeye, muza abaririmbyi twagiraga, muza abantu bagiye kubera iki? Uzi impamvu abo bantu bari kuvuga abashumba? Nuko abashumba barisobwe, barabiyegereza babagira abaprotokole. Wagize ngo ninde wundi uri kuvuga ibi bintu? Nta bashenyi nyine niba bigibiyone binje babona umwanya mwihema. Hari undi watinyuka wavuga umushumba se mutegeranye? Nuko wariye ku mutsima wo mwihema. Wawuriyeho n'umushumba wuriye ugira ngo murangana. N'umutsima wo mwihema wariyeho ni uri kuba guteza. Ariko nubwo wawuriye ntabwo ari wewe wawihaye, wowe utamitswe n'ibiganza, ni nko kuruma intoki zigutamika. Ejo uzatamikwa nande?
uwo ni umwuka wa dayimoni wabateye bakirisitu. Nimuhunga ahubwo iyo kamere nimuyitsindire kure, sibyo, nimuyitsindire kure, mureke duherekeze ba nyakwigendera amahoro. Nukuri we nasoreze kuri aka kantu. Abantu bamwe na bamwe baribaza impamvu ikiriyo kigiye kubera mu rusengero. Ariko ngewe Vita, reka nse nkuva ku ruhande rw'abo bantu bari kubyibaza. Ubundi kuki mwibaza mufite abo mubaza? No kubera ko nta urwo ruse kubegera buhari. Ubuhe buryo se? Nta rusengero rutagira umuvugizi, nta rusengero rudafite uruyoboye, keretse niba ahubwo mutaza agaciro k'umunyamakuru. Aho bari kwibaza impamvu kiberayo, sinzi ari uruhe muvuze, naho basezerera umurambo, naho oya ntabwo ari gusezera. Donc bamwe bagiye basaba ko bazaba ahantu hanini, sare nini yo kugira ngo basezereremo nyakwigendera Theo. Bamwe baratekereza ngo ishobora kuba Dove, andi ravuga uti ntacyo niyo byabera mu rugo iwe nta kibazo, ariko bumvishe ko ikiriyo kizasorezwa i Nyarugenge babigira confusion. none se uwo muntu niba ashaka Dove azayisure nyuma yo gusezera. Niba ari Dove bakeneye nka sare bazajyeyo bahasure nyuma yo gusezera. Ikintu gihari ni kimwe, buri tsinda rigira bariyobora. Iyo abayobozi bafashe imyanzuro, wowe icyo usabwa ni ukuyoboka, kuko ibyo wibaza n'ibyo uri buvuge ntacyo uri buhindure. Ahubwo iyo muza kubaza, wenda tuzabikoraho nyuma yibi, uretse ko niyo twabikoraho ntitwabihindura. Iyo uza kubaza ngo kubera iki bari bumusezerere mu rusengero, deja bizaba mu byiciro. Bazasezerera mu rugo, bajye kumusengera mu rusengero, sibyo se? Bajye kumutabariza Rusororo, cyangwa se na Donati, sinzi aho bazabikorera, bagere mu rugo. Yari umwizera. Erega ni nacyo uriya musaraba usobanura. Burya umusaraba wa kirisitu usobanura ko twapfanye nawe tukazukana nawe. Ntabwo abatizera Kristo ntibashyiraho uriya musaraba. Ubwo rero urusengero bahisemo kubikoreraho nk'umwizera kugira ngo bamusezere, binaruhura imitima y'abakirisitu. Nubwo wenda byaba umugenzo rimwe na rimwe, mu mbabarire, ni umugenzo, ni nako tubyita nyine. Tubyita imigenzo yo gusezera cyangwa imihango yo gusezera. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Wenda ngana ku musozo, nkawe wabanye na Donati, hari uburyo bushobora kuba bwaba buhari bwo kugira ngo abantu bamutabare? Uburyo bwaba buhari ngo bamutabare, d'abord bwaturuka ku mutima. Wowe ufite ishyaka ryo gukora, ubwo nibwo buryo bwa mbere, kuko nta muntu n'umwe ujya ugambirira gukora icyiza ngo abure aho agikorera. Nta n'umuntu ugambirira gukora icyiza ngo abure uko agikora. Kubigambirira gusa. Kandi ndabinginze mutabare mwene data Donati. Ndabizi ko baguhamagaye batabura uko bakunyuzaho inkunga ngo igere mu muryango wa Donati. Vita, baguhamagaye ntiwaba umuvugizi wabyo, ntiwabihagararira. None se banyujije inkunga kuri Aniseti ntitwabura kugera ku muryango. Ntabwo twabura uko tugera, kandi birakenewe. Yego, nukuri birakenewe cyane. Ubwo wenda abantu bahise bumva icyo gukora, kandi birakwiye. Yego, birakwiye. Gusa twategereza ko ejo dushobora kuzajyayo Gicumbi, wenda tukazasubirayo uwo munsi wo gushyingura nitumara kumenya neza uri precise. Ariko twashaka kugira ngo tuhagere tunireka abantu ko nyine ibyo tubabwira ko ubufasha bukenewe. Yego, Imana iguhe umugisha. Yego, murakoze cyane rero, ndabashimiye kandi reka mvuge mukomeze kwihangana kubwo kubura umuvandimwe, inshuti. Sinzi uko nabivuga, ariko mwihangane. Vita, mumbabarire, ntabwo ari ugutakaza ibyiringiro. Ngewe ntabwo nihanganye, ntabuze uko ngira, nuko ndi bubifate. Mu by'ukuri nge mbabwije ukuri nk'umukristo, ntabwo kubura Donati Aniseti simba ifitemo kwihangana, ni ukubura uko ngira. Yego, ntacyo nakora nyine. Ntabwo rero nihanganye, ahubwo nabuze icyo nkora. Kandi ntabwo nabeshya abantu ngo nicyo cyitwa kwihangana. Kwihangana ntabwo ari ukubura uko ugira, ni ugushaka icyo ukora
kugira ngo ukomere, ariko njye ntacyo mfite. Kubura donati ni ukubura uko ngira, ntabwo ari ukwihangana pe. Imana yo nyiri humure ihumuriza imitima yanyu, nta kindi twavuga. Amen. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nanashimira namwe mwese mubana natwe umunsi ku munsi, kandi nanabwira n'abantu mudukurikira mwihangane kandi mukomere, Imana ihumuriza imitima yanyu. Amen. Amen.